urakora kandi ukora buri munsi, ukunda n'akazi ye, ubona n'amafaranga menshi, ariko se iterambere urigeraho cyangwa se umusaruro w'akazi ukora urawubona? Ese wari uzi yuko hari amakosa ushobora gukora cyangwa se imyitwarire mibi ushobora kugira igatuma utagera ku iterambere na rimwe mu buzima bwawe? Niyo ngiye kukubwira, nusanga ufite iyi myitwarire guhera uyu munsi uhita uyireka kubera ko irakudindiza mu iterambere ryawe, ntabwo ushobora gutera imbere uyifite n'ukuri kw'Imana pe. Mbabarira umfashe untize amatwi n'amaso byawe turebere ibi bintu hamwe kandi ubifate mu mutwe ku buryo utazongera kubikora niba wajya kubikora. Njye mugiye kubana muri iki kiganiro ni Shema David. Niba ari bwo wisanze kuri uyu muyoboro, ndagusaba gukora subscribe kugira tuzajya ucikwa n'ibindi bintu nk'ibi ngibi by'amatips. Urakoze, reka dutangire n'ikintu cya mbere. Ikintu cya mbere gikomeye cyane ukwiye kumenya niba ukigera mu buzima bwawe, icyo bita target cyangwa se intego, intumbero. Aho ngaho uranyumva neza. Mbabarira unyemerere usubize amaso yawe inyuma, urebe kure, utekereze kure. Atese buri gihe nkora mba mfite icyo ndi gukorera? Urebe niba uhembwa ku kwezi, tese amafaranga nkorera ku kwezi mba nyafitiye intego yayo? Mu buzima bwawe niyo utegereza ugasanga nta ntego ugira, uhita utangira kwibaza yuko gutera imbere kwawe biri kure nk'izuba. Ntabwo ushobora gutera imbere nta ntego ugira. Iki ngiki cyo ukimenya kandi ugishyira mu mutwe wawe. Gutera imbere nta ntego ugira biragoye cyane. Ugomba kugira intego mu buzima. Dore impamvu mu buzima bwawe ugomba kugira intego. Impamvu mu buzima bwawe ugomba kugiramo intego, uzarebe amafaranga uhembwa ku kwezi. Niba nta ntego y'icyo wayateguriye kuyakorera, uzabanza utekereza ibintu byinshi byo guhita uyakoresha bitume amafaranga yawe atagagurika cyangwa se anyanyagira mu bintu byinshi bidafite n'umumaro. Ariko nujya kuba warateguye icyo uzayakoresha mbere y'igihe, mbere y'uko uyabona, nta handi hantu uciye nicyo uzahita ukora. Byumvikana neza yuko amafaranga yawe uzaba uyakoresheje mu buryo buboneye. Icyo ngicyo cyari ikintu cya mbere, icyo bita target. Nawe suzuma mu buzima bwawe bwa buri munsi, urebe tise ngira intego. Nusanga nta ntego ugira rwose wihangane, kuko gutera imbere kwawe bishobora kuzagorana. Icyo ni ikintu cya mbere. Reka dukomeze n'ikintu cya kabiri nta gutinda, kandi cya kabiri gikomeye. Ikintu cya kabiri gikomeye, ntushobora kugera ku iterambere ugikora iki kintu. Niba uzi ko ugikora iki kintu, uhereye uyu munsi uhita ukireka. Icyo nta kindi, kugendera ku bandi. Kugendera ku bandi nyamuneka, kutagerageza gukora ibyawe. Icyo kintu ntabwo ushobora gutera imbere ukigifite muri wewe. Gerageza gukora ibyawe, uca agahigo, utandukane n'abakubwira nti ntibishoboka. Wowe ukora ibyawe, wigendera kuko byabananiye, wowe ukora ibyawe. Niba ugifite icyo kintu, ndagusaba kukireka none aha ngaha, kuko nta terambere kizakuzanira mu buzima bwawe. Gerageza mu buzima bwawe ugerageze gukora ibintu byawe, wigendera ku bandi. Nk'urugero rwumvikana, usuye inshuti yawe, iyo nshuti yawe reka tuyite Mike. Usuye inshuti yawe Mike yakoze ubucuruzi arahomba, ariko afite ibyamuhombeje. Nutinya gushora ibyawe ukagendera ngo Mike yarahombye kandi ni umunyabusiness, afite ibyamuhombeje ntabyo uzi kuko ntabyo yakubwiye. Wimugenderaho rero ukora ibyawe. Muri make aka kantu gasobanutse neza, gerageza gukora ibyawe, wigendera ku bandi. Icyo ngicyo cyari ikintu gikomeye cya kabiri, nta gutinda. Reka dukomeze n'ikintu cya gatatu. Ndagusaba gukora subscribe niba ugejeje kuri uyu munota utarayikora, kwandika comment nk'igitekerezo cy'ibyo twazagukoreraho n'ubushakashatsi twazagukoreraho. Ibyo nibyo ngusabye. Reka dukomeze n'ikintu cya gatatu, ari nacyo cya nyuma, nta gutinda. Dore ngiki ikintu cya gatatu ukwiye gusuzuma niba ugifite. Nusanga nta gifite, wihangane, kuko gutera imbere kwawe bizagorana cyane. Reba mu buzima bwawe niba ufite icyo bita budget cyangwa se ingengabihe yawe. Wowe ufite ingengabihe, nyemerera usubize amaso inyuma neza, urebe niba ufite ingengabihe y'uko ukora mu buzima bwawe. Ihangane urebe uti se amafaranga mbere yo kuyahembwa mba narayateguriye cyangwa se mba narateguye icyo azakora. Nusanga udafite ingengabihe, rwose wihangane, ko gutera imbere kwawe bishobora kuzafata igihe kirekire kandi bikanagorana. Niba nta budget ugira, subiza amaso inyuma urebe ati mpembwa ibihumbi 300. Ese ibyo 300 bijya kuzana bitegura icyo bizakora byose nta nasagutse cyangwa se yanasaguka akaba ari muyo nizigamye? Banza urebe ati niba mpembwa ibihumbi 100 ku kwezi,
ibihumbi 30 bizakora iki, 20 bikora iki, 10 ngizigame. Ayagira ati icyo bita bije, gira ingenga bihe muri weho, kuko nuba nta ngenga bihugira ntabwo bizakunda gutera imbere utagira bije. Buri abakire bose tuzi bagira bije, nta mukire utagira bije ibyo akora. Icyo ngicyo nicyo cyari ikintu cya gatatu cya nyuma. Nanabashimira kubwa mugeze mukora, muri kunyereka urukundo kabisa. Nimukomeze subscribe zanyu ndi kuzibona cyane, tumaze kugira 1800 mu gihe gitoya cyane tumaranye. Rero naho ubutaha ngewe babateguriye ino video ni Shema David. Mukomeze kwitabira no gukora subscribe muri benshi. Murakoze, naho ubutaha.